ibihe byiza kuri mwebwe mwese mwakande subscribe kuri iyi channel yacu kandi yanyu. Reka mbashimire mbahaye ikaze kandi mu buryo bushyashya bw'ikiganiro cyacu. Twari tumenyeranye nk'uri ikiganiro ku buryo busanzwe, wenda ngiye nko ku kazi cyangwa se ngiye ku ishuri cyangwa se mbese ahandi hose, cyane cyane nicaye mu modoka. Ubu rero ibintu byagiye ku rundi rwego ibintu tubishyize ku rundi rwego, hamwe na encouragement yanyu reka tubishyire kuri ino level. Reka rero mbasabe aho muri mwese mukande subscribe. Niba uri kutureba, dukeneye twese umusanzu wawe kugira ngo ibiganiro tubagezaho mujye muhita mubibona ako kanya. Hanyuma muri iyi gahunda nshyashya, ndagira ngo mbizeze ko ibiganiro byinshi nari maze iminsi ngira ngo nk'icyumweru cyose ntashyiraho ikiganiro, ariko muri iyi gahunda nshyashya ibiganiro byinshi bigiye kujya biza byisukiranya. Ngira ngo nsabe n'abantu bari ku isi yose ahantu hatandukanye mushobora kunjoyininga. Ufite igitekerezo, ufite icyo ushaka gutangaho ubusesenguzi, ufite ijambo ry'Imana ushaka gutambutsa, rwose it's free of charge. Waza ukatujoyininga tugakorana umurimo w'Imana twese hamwe. Hanyuma rero reka dutangire uyu munsi mu kiganiro cyacu cy'umunsi nk'uko bisanzwe. Turajya ku bahanzi. Muri gospel harimo inkuru ikomeye cyane abantu batarimo kuvugaho, harimo inkuru iryoheye amatwi kuyumva abantu, ariko ntabwo bari kuyivugaho, ntabwo bari kuyiha umwanya. Ni umuhanzi witwa Meddy. Meddy ni brand ikomeye cyane muri muzika, ni brand ikomeye, ni umuhanzi uteye ubwoba, ufite u Rwanda rwose, yafashe u Rwanda kera cyane nko muri za 2010 ndetse na mbere yaho 2008 2007, akora indirimbo zitwa Karamata n'izindi. Hanyuma Meddy afata igihugu cyose, yarangije ajya muri Amerika, yakoze ibitaramo i Bugande, i Burayi, ahantu hose ku isi. Meddy ni brand ikomeye cyane muri muzika. Uyu munsi rero Meddy, umuziki wa Sekira, zira ndirimbo aririmbaga za Sekira, uyu munsi yazisezeyeho. Ubu ngubu ari kuririmba indirimbo za gospel kandi zonyine. Wow, ibi bintu biraryoshye ku buryo kubivuga ubwabyo ntago nzi niba ndi kubivugana uburemere bifite. Kuba Meddy Ngabo Medard agiye kujya aririmba indirimbo za gospel zonyine. Mu bahanzi dufite ba gospel bakomeye, ba Aime Uwimana, ba Patient Bizimana, ba Dominic Nick, ba Israel Mbonyi n'abandi, hiyongereyemo n'umuhanzi witwa Meddy Ngabo Medard. Reka turamwakire muri gospel. Kandi ahantu mwese muri aba gospel, abahanzi, abakozi b'Imana, abanyamakuru, twakire Meddy kandi tumwakire neza, tumwakirane ineza, tumwakirane urukundo. Ngabo Medard cyangwa se Meddy yatanze ubuhamya ku rugendo rwe rwo kwiyegurira Imana, ndetse asubiza abamwandikiye bamubwira ngo yarabatengushye kubera ko nyine yafashe icyemezo cyo kureka umuziki usanzwe. Aravuga ati rero ngewe mu by'ukuri ntago nitaye ku magambo abantu bavuga ko nabatengushye, kuko nasanze urukundo bankunda atari urukundo rw'ukuri, ni urukundo rwa fake, ni urukundo rutari ukuri, nta rukundo bamfitiye. Uko niko Meddy yavuze, yaravuze ati nta rukundo abantu bari bamfitiye, ahubwo ni urukundo rwa fake. Meddy avuga ko atitaye kuri ayo magambo, aravuga ati rwose ntago mbyitayeho. Yagize ati ubwo nari ntangiye ibyo kureka umuziki wa Sekira, hari abantu bamwe bavugaga ngo Meddy yaradutengushye. Naravuze nti bavandimwe, ibyo simbyitayeho, nabayeho ubuzima bwanjye nshimisha abantu, nabo bakigira nkaho bankunze. Nabayeho muri ubwo buzima, kandi mu by'ukuri ntabwo wabaho gutyo ubuzima bwawe bwose. Ugomba kubaho ubuzima bufite igisobanuro. Abantu bavuga ko bagukunda ntabwo baba bagukunze, bagukunda kubera ko hari ikintu wabakoreye kibashimisha. Yakomeje agira ati nabonye byinshi ntacyo ntabonye. Nabonye abakobwa barira bati turagukunda, nanjye nkasanga ibyo byose babikoreshwa n'amarangamutima, ni ukwikunda, si urukundo nyakuri. Yakomeje kandi avuga ati ibaze kubaho mu buzima aho abantu bagukunda uyu munsi, ejo bakaba abanzi bawe. Ndi urugero rwiza kuko hari abamvuze neza mu buzima, kandi abo nibo bandwanya. Hari abo twatangiranye, ariko ubu nibo banzi banjye ba mbere. Abamvuga nabi ubu twahoze turi inshuti. Uko niko Meddy yabitangaje. Meddy rero ni brand, ni izina rikomeye cyane twungutse muri gospel, kandi
mu by'ukuri nizeye neza ko azashyira itafari rikomeye kuri uyu muziki wa gospel, naze afatanye na Mbonyi Israel ndetse n'abandi bahanzi bari gukora cyane muri iyi minsi, barimo ba Jado Sinza, ba Krizo n'abandi bahanzi bakomeye rwose n'amakorari, kuko nayo burya tuyabarira nyine mu bahanzi bakora gospel nubwo aba ari groupe igize korari. Reka rero nganire n'abantu, hari abantu nifuza ko twaganirije. Hari umugabo mumenyereye muri kino kiganiro cyacu, ni umuhanzi akaba yitwa Daniel Stevenson. Daniel namubajije ngo urabona umuziki wa gospel ni iki wungutse, ni iki Meddy aje kutumarira muri uyu muziki wa gospel? Reka tumwumve. Urakoze Paul. Mu by'ukuri Meddy umuntu yamuvugaho ibintu byinshi, kuko Meddy ni igisobanuro gikomeye ku banyarwanda no ku bandi bantu bose b'ibiyaga bigari bumva ikinyarwanda ndetse n'abumva ururimi rw'icyongereza bakeya, kuko Meddy ni umuhanzi w'icyamamare kandi w'umunyabigwi, ni umwe mu bahanzi bakuru bafite izina. Nubwo yaririmbaga indirimbo za secular, ariko ngewe igihe cyose namubonagamo umutima w'ubumana. Mu gihe cyose yaririmbaga indirimbo za secular, ntabwo yaburaga gushyiramo indirimbo ya gospel. Ndibuka ko hari indirimbo zakunzwe za gospel nka Ngirira Ubuntu, Mwuka Wera yaririmbye mu rurimi rw'icyongereza. Rero kuba yarafashe icyemezo cyiza cyane Paul, cyo kumva akwiye kuza kuririmba Imana, akaza kuvuga imbamutima z'Imana, agakora igikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana, ni ikintu cyiza cyane kitananirwa gushimisha no gushimirwa n'abakunzi b'umuziki waririmbiwe Imana. Meddy, warumbajije uti uruhare rwe cyangwa umusanzu we kuri gospel music ni uwuhe? Mu mboni zanjye Meddy ubusanzwe cyambere ni ikimenywa na benshi, ntabwo mvuze bose, ni ikimenywa na benshi. Niba umuntu ashobora gukurikirwa kuri YouTube na miliyoni imwe irenga, ndavuga subscribe irenga, akaba yarakoze indirimbo akiva muri secular music ya mbere yitse Grateful, ni indirimbo yarebwe na miliyoni 2.5, kandi ni indirimbo yakoze mu cyongereza. Kuba ari umuntu w'umunyarwanda agakora indirimbo mu cyongereza ikarebwa na miliyoni 2 zirenga, ni ikintu gikomeye. Gatoya mu mezi 5 ashize cyangwa 6, yakoze indirimbo yise ngo Niyo Ndirimbo, yafatanije n'umuvandimwe Adrien. Iyo niyo ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 7 ni hafi na magana. Ni ukuvuga ko ni indirimbo zishimiwe, ni ikimenyetso cyeza cyerekana ko Meddy muri gospel yarakenewe, yakiriwe na yombi. Amatwi aramutegereje kubumva, ku bato ku bakuru, aramutegereje kumva icyo azaye gukora. Mu buryo aratangaza ko arimo gutegura umuzingo w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Yadusogengejeho 2 yamaze gusohora, ariko ngira ngo hirya hino ku social media atandukanye, mu bantu batandukanye, Niyo Ndirimbo ni indirimbo rwose mu mvugo y'iki gihe ivuga ngo irabica bigacika. Ni indirimbo abantu bose bari kuririmba, bari kwifashisha. Rero Meddy yarasanzwe ari umuntu ukurikirwa n'imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda aririmba indirimbo z'ubuzima busanzwe za secular. Yarafite abafana n'abakunzi, ni ukuvuga ngo yarafite abafana n'abakunzi mu buryo bwombi. Hari ababa mu rusengero, hari n'abataba mu rusengero. Ni ukuvuga ngo rero ababa mu rusengero boho baguwe neza, noneho bashubijwe biri double. Uyu muhanzi rero niba yarafite abakunzi benshi, n'ubundi bazakomeza kumukurikira no mu ndirimbo z'Imana. Urugero nuko nk'iyi ndirimbo imaze kurebwa n'izi miliyoni zingana gutya, ntabwo ari aba gospel gusa bamurebye, nuko ahubwo harimo n'aba seculars bamurebye, bamukunda, bamufana, bakomeje kureba indirimbo ziwe. Hanyuma rero umusanzu ukomeye wa Meddy nuko aje guha
ryajwi ryiza rye, bwa buhanga bwe, wa mwifato we kuri stage, ya magambo yaririmbaga muri sekira, agiye kubizana bikaba ibyo kuramya Imana no kuyihimbaza no kuyishima, no kuyitaramira. Abizaniye abakunzi b'umuziki wa gospel, haba mu ndimi zose, kuko akoresha icyongereza, akoresha ikinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni umusanzu ukomeye, ko byaba byiza ko noneho aho yagejeje inkuru za sekira z'urukundo rusanzwe bw'abakobwa, aririmba abakobwa cyangwa aririmba indirimbo z'ubuzima, agiye kuhageza no kurusha noneho kuvuga inkuru nziza y'ubuzima bwa Kristo. Ni iby'igiciro gikomeye, n'undi musanzu ukomeye ko ejo twazakongera kumubona yakoze igitaramo muri BK Arena, muri Intare Arena, n'ahandi mu nsengero. Abahanzi batandukanye bakoze ibitaramo bakamutumira, akabibonekamo, akabiririmbamo. Ni umusanzu ukomeye abantu bamwitezeho kandi bishimiye. Ni byiza rero ko Meddy rwose agaruka mu banyarwanda yari asanzwe arimo mu nka secular, ariko akaba abagarutsemo nko mu gospel. Hari amagambo yatangaje avuga ko rwose adazuyaza, nta gushidikanya, nta gusubira inyuma, yafashe icyemezo cyo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero reka tumwifurize ibihe byiza aho ari, kandi reka mbwira abakirisitu, aba gospel, abanditsi b'indirimbo, abaririmbyi, amakorari, ama worship team, abahanzi, abapasiteri, abashumba, amatorero atandukanye, rwose ni igikorwa cyo kwishimirwa kubona umuvandimwe Meddy aje tugana, agarutse kuvugisha imbamutima ze, akazivuga mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana. Urakoze Paul. Arakoze cyane umukozi w'Imana Daniel. Naganire kandi n'umupapa, nawe ni umunyamakuru, akaba ari umunyamakuru ubimazemo igihe, yitwa Arnaud Ntamvutsa. Namubajije ngo urabona uyu muhanzi witwa Meddy aje kongera iki ku muziki wa gospel? Arnaud Ntamvutsa, reka tuvuga yatubwiye. Umumaro wa Meddy muri gospel rero turaza kubitandukanya, kuko uburyo we ajemo muri gospel ntabwo aje nk'umuntu uje gukora umuziki gusa. Afite ahantu atandukanye n'abahanzi bacu, kuko abahanzi bacu benshi usanga ibyo baduha cyane ni ubutumwa bunyuze mu ndirimbo gusa, ariko Meddy ameze nk'umuntu ugiye kuza mu buryo bubiri. Agiye kuza n'ubundi muri ya shusho dusanzwe tumuzi w'umuririmbyi, ariko kandi afite uburyo ari gukoramo nk'umuvugabutumwa. N'abandi ni abavugabutumwa ariko binyuze mu ndirimbo, ariko bashobora gukina role ebyiri. Kuba umuvugabutumwa bisanzwe, ukaba wamutumira akavuga ubutumwa binyuzije mu buhamya, akaguha ijambo ry'Imana, akaba no mu buryo bw'umuziki, kuko nawe ubwo yavuze ko nubwo azakora umuziki wa gospel ariko ntabwo azabikora biraho tu, agomba kubikora kubera impamvu, afite n'uburyo yabiteguye, muna cyane ko ari gutegura album we. Hanyuma umumaro we rero, njyewe ndabifata nko kongera gusa nkaho hari akandi gaciro kiyongera kuri gospel. Uburyo yubahwagamo bishobora kongera bikazamuka ku rundi rwego nyuma ya Mbonyi, ko burya nubwo nabonye abantu basa nkaho bibasira Mbonyi ko yatangiye kujya mu bikorwa byo kwamamaza, ariko nanone ni byiza ku ruhande rumwe. Ni topic yindi twaganira, ariko reka ngaruke kuri Meddy mvuge ko igihari ni uko Meddy ashobora kongera umubare w'abakunda gospel, cyane ko abari basanzwe bamukunda muri secular harimo abanze kumuvaho. Buriya yifite igikundiro cye cyihariye, hari abanze kumuvaho. Ejo bundi nari ndi kuri live yiwe, hari abantu bari gutanga ubuhamya bw'uburyo bemeye guhinduka nyuma y'uko Meddy afashe umwanzuro wo guhinduka agakorera Imana. Bivuze ngo rero umubare w'abakizwa, we tuvuze gospel ni ibintu bigari, umubare w'abakizwa uziyongera, kubera ko babonye umuntu w'icyamamare nk'uriya, umusitari wari ukunzwe, ufite umaze kurebwa n'abantu batari bake kuri YouTube. Donc umuntu rwose ufite amateka atarakorwa n'undi muntu mu muziki mu Rwanda, abasha gufata umwanzuro wo gukizwa,
agaca bugufi akagaragaza imico itandukanye n'abandi bahanzi, hari abantu bashobora guhinduka kubera we. So ubu icyo nicyo kintu cy'umumaro ukomeye cyane muri gospel mu Rwanda. Bishobora no gukurikirana n'abandi bahanzi bo muri Sekira, bashobora kureba uburyo Meddy ubuzima bwe bwahindutse n'uburyo abayemo. Erega burya fame ni ikintu gikomeye, kibuza umuntu ituze, kibuza umuntu amahoro. Nuko abantu batabizi, nubwo dukunda fame, ariko fame ni ikintu kibuza abantu amahoro. Fame ni ikintu gituma uhora wicaye uvuga ngo ndakora iki kugira ngo abantu ntibamveho, ndakora iki kugira ngo abantu bakomeze bankurikirane. Ikaba yagukoresha n'ibindi bintu bidakenewe rwose, abantu bakakunyuza mu ijisho. So rero kubona Meddy ari hariya yiturije ari amahoro kandi abantu bagakomeza kumukunda, bishobora gutuma na ba bantu b'abasitari bamwe bafata umwanzuro nabo bagakizwa, bagahindukira kuko babonye ibyiza birimo. Ikindi, Meddy ashobora kugira uruhare rukomeye mu gufasha abandi bahanzi bo muri Sekira, akabazana muri gospel kandi akanabazana bafite uburyo yabafashije mu kubereka umusaraba wa Kristo, mu kubereka icyiza cyo gukizwa, kuko gukizwa ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye. Ntawe ushobora kwemeza ngo ukizwe, ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye. So ku ruhande rwa buryo buri spiritual, navuga ko ashobora kuzagira impact ikomeye ku buzima bw'abantu batarahinduka, baba abahanzi bakoranaga muri Sekira, baba abantu bamukundaga. Hanyuma ku ruhande rwa music, hari agaciro bizongera gospel ku buryo, kuko buriya iyo umuntu nk'uriya avuye harakazamo hano, ba bantu bakomeza kumukurikirana. So hari uburyo gospel ishobora kongera ikamera. Niba ubyibuka, hari igihe kimwe gospel mu Rwanda yigeze kugira uburyo yafatwaga iri hejuru ya Sekira, mu buryo abantu bamwe ababyibuka, nawe urabyibuka, mu gihe cya ba Alexis Dusabe, ba Aime Uwimana, ba Richard Nick Ngendayo. Urabyibuka ko amakonseri menshi aba sponsors babaga barimo. Gospel niyo yakoraga konseri nyinshi kandi zikaba successful. Bivuze ngo rero icyo gihe dushobora kukibona, kuko dushobora kubona hari uburyo abantu bo muri gospel iri gukundwa cyane. Yego n'ubugeze ahantu heza, ariko bishobora kongera n'aka gaciro mvuze kakiyongera, abantu bakabibona, bikanamotiva abana bakiri bato abanyempano kuguma muri gospel. Hari igihe kigeze kugera abantu bakaba motive no kujya gukora Sekira, kuko icyo gihe Sekira ba The Ben, ba Meddy bose ariho bari, umuntu akumva ashaka kuzaba nka Meddy. Ariko umunsi kumva yaba nka Meddy, umwana akifuza kuba nka Meddy yo muri gospel, ntako bisa. So rero navuga ko hari ako gaciro, hari no gufasha abana batoya kuzamuka bumva bashaka kumera nka Meddy ariko barimba gospel. Hakaba niyo impact y'umubare w'abantu bahindukira bagakizwa muri gospel mu buryo buri spiritual, bakafata umwanzuro wo gukizwa kubera ko nabo batiyumvisha uburyo umuntu w'umusitari nk'ushobora kuba hambo, akagera igihe akagira ubuzima buri prive, ntiyongere kwiyamamaza hanze, akavuga Imana mu buryo abantu batumva. Bamwe kugeza ubu ntibari batarabyemera, ariko bakurikije ibyo yatangaje muri live yakoze Instagram, abantu babonye ko ibintu byose bishoboka. Harimo abantu bamwe bumvaga bagize n'ama emotion mu buryo budasanzwe. So Meddy ashobora guhindura abo babanaga muziki, akabafasha guhinduka, hanyuma akanagira n'uburyo afasha abana bakiri bato bakamwigiraho, bakifuza kumera nkawe, kuko n'ubundi no muri Sekira hari abifuzaga kumera nkawe. So no mu muziki ukabona uburyo uhabwamo agaciro, kuko izina rya Meddy ni rinini bro, ni rinini. Kuba twakumva ko ryaje muri gospel music ni rinini, hari icyo ryongera no kumotiva abahanzi bacu. Arakoze cyane, arakoze Arnaud Ntamvutsa, kuko ibyo atubwiye ni ukuri. Reka twese rero twakire Ngabo Meddy kandi tumwishimire, tunamushyigikire muri uyu murimo wa gospel, cyane ko ari umurimo utoroshye. Twizere ko nawe aje abizi, aje azi ko aje gukorera Imana, aje azi ko aje gutanga umusanzu ku murimo w'Imana. Yes, hanyuma muri kino kiganiro, nk'uko muri kubibona kuri iyi afishe, uyu ni umuhanzikazi Aline Gahongayire. Gahongayire ni umuhanzikazi wamenyekanye cyane mu Rwanda kuva kera. Hari filimi yasohotsemo yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima, ni filimi yakinnye na Ngenzi niho hamenyekaniye cyane. Ngenzi abantu benshi batinya ko ashobora kuba ari umugome, ariko we avuga ko ari gukina filimi, ntaho bihuriye n'ubuzima bwe busanzwe. Ngenzi kugeza ubu wanakijijwe, wakiriye agakiza, akaba ari umukozi w'Imana. Reka mbabwire ko ubu ngubu Aline Gahongayire arimo gutegura igitaramo gikomeye cyane i Buruseli.
Aline Gahongayire yabaye muri groupe ya The Sisters n'uyu munsi aracyayibamo. Aline Gahongayire yakoze amakolabo menshi cyane n'abahanzi batandukanye. Hari indirimbo ya kera yakoranye na Pastor P, niba abantu benshi bayizi, ni indirimbo yakoze bakoze bombi yitwa ngo I Believe, aho yaririmba ngo do you believe sister, na bakomeza bati do you believe my brother. Yes, I believe. Ni indirimbo nziza cyane ngiye nakunze n'abantu benshi barayikunze. Hanyuma Aline Gahongayire akora indirimbo nyinshi afasha abahanzi benshi cyane. Hari indirimbo yakoranye na Neo Bosco nziza cyane, ni niya vuba mwayumva kuri YouTube. Aline Gahongayire afite humanitarian organization cyangwa se organisation ifasha abantu yitwa Ineza, nayo akoreramo umurimo w'Imana. Mbese Aline Gahongayire ni brand ikomeye cyane mu Rwanda, ikora ibintu byiza kandi bikundwa n'abantu cyane. Aline Gahongayire akaba ari n'umufashionist, yigeze kujya ategura ibitaramo by'aba models, ndetse n'uburyo agaragara amafoto menshi ye nk'anga ari kugenda ashyiramo hano, murabona ko uburyo aba yambaye nyine ubona ko ari kumurika imideri, kandi akayimurika mu nzu y'Imana, akayimurika ari umukristo, akayimurika anavuga n'ubutumwa. Abantu rero bari i Burayi, abantu bari Bruxelles cyane, ndetse ubwo Bruxelles abari mu Paris mu Faransa, abari Netherlands mu Holandi, n'abari German, aho hose mwese nyamureka abari London muri UK muri rusange, mwese n'abari ruguru muri za Scandinavia, mwamanuka mukaza i Bruxelles, kubera ko hazaba hahiye ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Nyamuneka don't miss muri kino gitaramo. Reka rero mbashimire mwese abadukunda, mukomeze mukane subscribe, mukomeze mutube hafi, mukomeze mutugire inama, mukomeze mutwandike kuri nimero nashyize hasi muri comment. Rwose tubane kandi nzi ko bizagira neza. Mukomeze mugire ibihe byiza, umunsi mwiza, bye bye.